tugihagaze nkuko tubimenyereye niyo twihuta nta kizatubuza gusengerana. Ndagira ngo buri muntu wese abanza asuhuriza umuntu muri ruhande, kandi buri muntu wese abanze yisuzume, urebe mu mutima wawe, urebe uko waje, urebe icyo uzanye imbere y'Imana. Igihe tugiye gusenga, icyifuzo cyawe ugishyire muri aya masengesho, ubwira Imana ngo Mana, iki kintu nsengeye uyu munsi gishyize mu masengesho, kandi uzampa umugisha wo kubona igisubizo cyacyo. Mpora mbabwira ngo Umwami Yesu yaratubwiye ngo 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryanjye nzaba ndi hagati yabo. Ntukaze imbere y'Imana ugende ntacyo yikuyeho. Ntukaze imbere y'Imana wikoreye imizigo ngo yisubiraneyo. Ntukaze imbere y'Imana uhangayitse ngo usubireyo uhangayitse, ntacyo byaba byakumariye. Ntukaze imbere y'Imana uri mu byaha ngo usubireyo ukitwa umunyabyaha. Haleluya. Reka dusengerane. Ntusengere icyifuzo cyawe ugishyire gipfumbatiza uwo muntu ugufashe. Uvuge ngo Mana, umuntu mupfumbatije icyifuzo cyanjye, igihe ari ubasenga icyaba ari cyo uzasubiza. Amen. Ariko nurangiza umuntu kuri ruhande umuvugeho umugisha. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, duhagaze mu isezerano waduhaye yuko 2 cyangwa 3 nibaterana mu izina ryawe uzaba uri hagati yabo. Kandi igihe cyose wateranye n'ubwoko bwawe Mwami wacu Yesu Kristo, ibibazo byose bazanaga warabisubizaga. None mu izina ryawe Mwami wacu Yesu turasenze, kuko waduhaye ubwo butware. Waravuze ngo bakwizera bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Dufatanye mu biganza dusengera abarwayi bari hagati muri twebwe. Ari urimo guterana natwe, ari uri hagati muri twebwe wumva aya masengesho, ari n'uzumva ubu butumwa mu gihe azaba bwumva nyuma y'iki gihe. Reka izi mbaraga zawe zikiza zirema zizamure kwizera kwe, kandi imbaraga zawe Mwami wacu Yesu Kristo, kwizera k'uwo muntu kumuzanire gukira uburwayi bwe. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera umuntu wese waje aremerewe n'ibibazo, kuko iteka ryose iyo tugenda mu buzima duhura n'ibiturushya. Bamwe baremerewe n'ingo zimeze nabi, abandi baremerewe n'abana bameze nabi, abamwe baremerewe n'abagabo, abandi baremerewe n'abagore, abandi baremerewe n'abo bakorana, abandi baremerewe n'ibibazo, abandi baremerewe n'imyenda n'ibindi byose biremereye umuntu. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo dusohoreze rya sezerano wavuze ngo abarushye n'abaremerewe baze bagusange urabaruhura. Ruhura ubwoko bwawe, waje aremerewe, waje ananiwe, waje yihebye, waje ashobewe, uyu munsi muri wowe Mwami Yesu abona igisubizo cy'ubuzima bwe. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo duhagaze mu isezerano waduhaye yuko amaraso yawe azatwezaho ibyaha byose. Reka buri muntu wese waje aremerewe n'ibyaha, Mana, abirambiwe, afite umutima umucira urubanza kubera ibyaha ibi cyangwa biriya, umwogesha amaraso yawe, umutunganye, umugirire neza. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo abakristo twese turimo hano utuzamurire kwizera, imbaraga z'umwuka zikorere muri twebwe, ukuboko kwawe kutuzamure kudukomeze, kandi uduhe umugisha rwose. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, dusengeye ijambo ryawe, uryambike imbaraga kugira ngo rivugane n'imitima yacu, uryambike imbaraga kugira ngo uhindure ubuzima bwacu, uryambike imbaraga kugira ngo mu bintu byose icyubahiro cyawe kigaragara aho tugenda hose. Wumve gusenga dusengeye ahangaha, imbaraga z'umwuka wawe wera nizimanukira ahangaha, imbaraga z'umwuka wawe wera zigendagende hagati muri twebwe, kugira ngo ushyireho ikimenyetso cyawe ku byo twasengeye byose. Wumve gusenga tugusenga, wumve kwinginga tukwinginga, kandi usubize gusaba kwacu, ngo ni mu izina ryawe dusabye Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mushobora kwicara. Ntabwo mushobora kumva ukuntu nkunda uyu mwanya iyo dufatanye mu biganza turimo gusengerana. Ubundi wagombye kuba umuco wacu nk'itorero, wabyuka mu gitondo ukavuga umugisha ku bantu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu uvuga umugisha ku bandi ngo nawe azahabwa umugisha. Haleluya. Hari abantu babyuka bahekenya amenyo, hari abantu babyuka batekereza nabi, hari abantu babyuka batekereza ibibi ku bandi. Ariko iyo ubyutse mu gitondo ukavuga umugisha, ugasabira abandi umugisha, umugisha ubavugaho ukugarukaho. Haleluya. Hari imodoka nigeze kubona, ariko buriya ababyandika ntabwo baba ari abantu batekereza neza, baba barimo kwiyama batekereza nabi. Mwari mwabona taxi yanditseho ngo ibyo unyifuriza Imana igukubire 7. Mwarayibonye? Hano mu mujyi zirahari, inyuma handitse ngo ibyo unyifuriza Imana igukubire 7. Muri make bavuga ngo niba unyifuriza ibibi
ibyawe bikube karindwi. Niba unyifuriza ibyiza kandi aba ari byo bikuzaho, ubwo barimo kwiyama abantu batekereza nabi. Ariko ubundi nta muntu usenga Imana wagombye gutekereza nabi. Oya, nuzi imbere y'Imana utekereza nabi ujye ubisiga aho ngaho, ubwira Imana ngo Mana naje ntekereza nabi. Number 1 ubanza umbabarire, number 2 umpindurire ntahe ntekereza neza. Haleluya. Kandi numara igihe kirekire utekereza gutyo uzabona ukuntu ubuzima bwawe buhinduka. Njya mbibwira abantu ngewe gutekereza nabi birangora, kuntangira gutekereza nabi nkumva Imana irandeba, kuko Imana yo isoma mu mitima yacu. Ari abantu baryaryana bakabeshyana bakagira gute, bakwibagirwa ko Imana irimo kureba ibyiremo kuryaryarya. Muzabivemo kuko Imana isoma ku mutima ntabwo ireba inyuma. Numbwira ngo urankunda ujye ubivuga ubikuye ku mutima. Ubundi nuba utankunda ujye ubyihorera cyangwa utinyuke umbwira uti ariko buri ubundi nakwangaga ariko ndagira ngo twiyunge dukundane. Sibyo byaba byiza? Muzige gutekereza gutyo. Ntabwo iyo ariyo nyigisho y'uyu munsi. Murabizi tumaze iminsi turimo gukurikirana urugendo rwa Yesu atangira kwigisha. Buriya ni ibintu bishimishije cyane kwitegereza iminsi ya mbere ya Yesu atangira kwigisha, kubera ko bidufasha natwe mu bukristo bwacu kumva ibintu byinshi. Yagiye iwabo i Nazareti, atangiye kwigisha abantu baramupinga. Ariko uyu muntu si wa muhungu twajyaga tujyana kuvoma uhirya hano kwa Yosefu? Barumuna bese ntitubazi ba bandi ba Yakobo na ba Yosefu n'abandi ntitubazira? Si bamwe uhirya hano kwa kanaka? Nyina se ntitumuzi na banyina wabo ntiduturanye hirya hariya? Kubera izo mpamvu bituma batamwizera. Aba bahanga cyane, uriya tugira n'abantu b'abahanga bazi gukritika, bazi gusesengura, baravuga se uriya ko atigeze yiga, ko nta degree afite, biriya avuga yabikuye hehe? Biriya bitangaza akora yabihawe nande? Agomba kuba akorana na Beelzebulu, umutware w'abadayimoni. Nabo baramupinga. Ariko abantu bisangiwe, rubanda rutazi gusesengura cyane, rutari runamumenyereye, bo bakamukurikira. Aho Yesu yagendaga hose yabaga afite abantu benshi. Mujye muri Luka ibice 5 aho badusomeye, baratubwira ngo Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, abantu benshi bamubyiganiraho ngo bumve ijambo ry'Imana. Ikintu gishimishije muri aba bantu bamubyiganiragaho, izo kategori zose zabaga zihari. Nimuza gusoma neza muzabibona. N'abafarisayo babaga baje, n'abanditsi babaga baje. Kubera iki? Nubwo bamupingaga, ariko iteka ryose yarabatangazaga. Ariko nubwo tumupinga hari ibintu yakoze natwe biradutangaza. Haleluya. Buriya rero iki gice batubwiye ngo yabonye amato abiri ari ku nkombe y'inyanja, abarubyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo, yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusuba kusuraho hato ngo buve ku nkombe, aricara yigisha abantu ari mu bwato. Nuko inkuru itangira. Ariko nimwitegereza neza iyi nkuru ntabwo batubwira ibyo Yesu yigishije, ariko batubwira ikintu yakoze agikoreye uwo nguwo wari wamutije ubwato. Kuko witegereje neza iyi nkuru ntabwo ari iya Yesu yigisha abantu yicaye mu bwato, ahubwo nibyo yakoranye na Petero amaze kumutiza ubwato. Haleluya. Hano rero baratubwira ngo arangije kuvuga, ntabwo tuzi ibyo yari yavuze, abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko bivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Aha niho ngira ngo dukuremo amasomo akomeye cyane. Isomo rya mbere, nubwo Yesu yari amaze kwigisha, bigaragara ko Petero yari afite ikibazo, kuko Yesu yaramubwiye ngo igira imbere urobe, urafata amafi. Petero rero bari bamenyereye Yesu, bari barakuranye, kuko yari uwo muri iyo misozi yo hafi aho ngaho, ko niwabo wa Yesu niwabo wa Petero hari mu gace kamwe, bose bari abanyagalilaya. None bakavuga ati se uyu mugabo ndamuzi wabo
azi iby'imisumari n'imbaho n'inyundo n'iranda kuko se yari umubaji. Iby'amafi jyewe Petero mwene Yona na Yohana mwene Zebedayo, twebwe iby'amafi turabizi kuko twavutse turoba. None arambwira ngo ninjye kuroba ku manywa. Uriya rero ikintu cya mbere, isomo rya mbere nshaka ko dufata, kandi natwe dufiteho ikibazo gikomeye cyane Petero yari afite, nicyo benshi muri mwe mufite. Mwavutse mwumva bavuga ibya Yesu. Buriya njya mbibabwira abantu mwavukiye mu Protestant mukiga Sunday school mugafata Bibiliya mu mutwe, you are in great danger, muri mu kaga gakomeye kuko Imana mwarayimenyereye. Hari abantu bavukiye mu madini ntagiye kuvuga, umwana avuka bamwigisha Bibiliya akayifata mu mutwe ndetse agashobora kuyivuga kukurusha, wamubwira ibya Yesu akakubwira ngo I know, ngo ndabizi, ngo kuva ndi umwana nabyize muri Sunday school. Umva abantu mwize Yesu muri Sunday school mukageza ahantu mumumenyera, muri mu kaga gakomeye. Aba bantu benshi b'i Nazareti cyatumye Yesu atahakora ibitangaza, icyatumaga ba Petero bamwibazaho, bari bamumenyereye. Ndenda kubabwira ikibazo dufite abanyedini, abantu duterana kenshi, abantu tuza mu nsengero kenshi, Yesu twaramwumvise, Yesu dushobora kumuvuga, twaramumenyereye. Niya tubwiye ibintu twumva agomba kutugisha inama ngo ariko giye Yesu hari ukundi mbyumva. Ntabwo Yesu ari petit frère, ntabwo Yesu ari mubyara wawe. Hari n'abajya bumva bajya baririmba indirimbo ngo Yesu sheri wanjye, nkabwe ntabwo Yesu yigeze aba sheri wawe, Yesu ni umwana. Eriko kumva hari abantu bavuga Yesu ukagira ngo ni boyfriend. Jesus is my boyfriend. Oya, ikintu kijya gitangaza abantu, mu Cyongereza hari indirimbo tujya turirimba ivuga ngo you are my brother and you are my friend even though you are a king. Ngo nubwo uri umwami wemeye kuba inshuti yanjye no kuba umuvandimwe bwanjye, ariko ni ubuntu yatugiriye. Nubwo ari umuvandimwe wacu akaba inshuti yacu, ariko ni kubw'ubuntu bwe. Ntabwo ari inshuti nka boyfriend uhitamo. Yigeze kubwira abigishwa aravuga ati ntabwo ari mwe mwantoranije, ndi wabatoranije. Ariko mbona Yesu twaramumenyereye. Reka mbereke uburyo tumumenyera, ndetse tumumenyera nabi. Wambwira ute ko umuntu yifata akajya gukora ibyaha azi ko Yesu ari muzima? Twaramumenyereye bigeze ahantu ahinduka nk'igiti, ahinduka nk'urukuta, ahinduka nk'ibuye, ahinduka nk'ikintu. Kuko niba nibura twamumenyeraga tukamenya ko ari muzima, hari ibintu byinshi tutakora kuko ari muzima. Icyatumaga ba Petero n'abandi byarabagoraga kumubona nka Yesu wundi, bari baramumenyereye. Bari bamuzi ari muto, bari baragendanye nawe, bari baraguze intebe mu isarumara y'iwabo wa Yesu, bakavuga ati ntitwajyaga tugura amezi wabo ari wo urimo kuyagurisha, afatanije na Yosefu kubaza. None yihaye kubwiriza, yihaye kutubwira uko turoba amafi. Ariko Yesu muzabyibuke, umunsi Yohana umubatiza agatangira umurimo, ngo umwuka w'Uwiteka yamujeho, ibintu bitatu byamubayeho. Yohana yaramubatije yishushanya natwe mu byaha byacu, kandi nta cyaha yari afite. Ndetse Yohana yagize ubwoba bwo kumubatiza, aramubwira ati niwe warukwiye kumbatiza, none uraje ngo nkubatize? Aramubwira ati oya, emera umbatize nishushanye namwe kugira ngo dushobore gusohoza gukiranuka kose. Arangije ngo akimara kumubatiza, ngo umwuka wera mumanukiraho mu ishusho y'inuma. Icya gatatu, ijwi rimanuka mu ijuru rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Authenticated. Imana iramuhamya, irangije imushyiraho ikimenyetso kuko yaratangiye umurimo. Ariko umunsi yatangiye umurimo twarabibonye ubushize, arabanza ajya mu butayu akirana na Satani, aramunesha mu mitego ye yose, ngo amanuka afite ubutware butandukanye n'ubwo abandi bigeze kugira. Atangira kubwiriza ubutumwa bwiza. Amagambo yabwiye abantu bwa mbere yarabwiye ngo mwihane ibyaha kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Ubutumwa Yesu yatangiriyeho bwari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana.
buri ikibazo dufite ntabwo twigeze twigisha abantu ubutumwa bw'ubwami bw'Imana burangwa n'iki. Ibintu bigera kuri 5 ngiye kubabwira biranga ubwami bw'Imana aho buri. Icya mbere, ubwami bw'Imana muri Bibiliya tububona mu Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri, cyane cyane mu cya kabiri Imana irangije kurema neza. Tukongera kubibona mu byahishuwe igice cya 21 n'icya 22. Burangwa n'ibintu 5 ngiye kubabwira. Icya mbere, burangwa n'ahantu Imana iri igategeka byose, supreme ruler. Imana ikavuga ngo ibi byose ndabitegeka. Yesu yaje kuvuga ngo Imana igarutse mu bwami bwayo, ibyawe byose igiye kubitegeka. Niyo mpamvu Yesu atigeze aba perezida, ntabwo yatowe, yaje ari umwami. Burya imitegekere y'abaperezida n'iy'abami biratandukanye. Mu gihe cy'umwami ibintu byose, iyo uri mu bwami nyabwami, umwami agutegeka kugeza no mu nzu yawe. Abami ba kera b'u Rwanda yashoboraga kuza akareba umusozi akawukunyaga akawunyagira akawugabira undi, kuko imisozi yose yari y'umwami. Yashoboraga kuza agafata umukobwa wawe akamutwara, ukumva ahubwo ari umugisha guhaye kuba agiye kurongora umukobwa wawe atanamugusabye, kumva yarongowe n'umwami akagutegeka. Ndetse harimo n'abami bakoraga bibi, akaza akakwirukana no mu gitanda cyawe. Ntabwo babyitaga ibitanda icyo gihe, babyitaga urutara cyangwa uburiri. Akaza akakubwira ati ijoro uburiri bwawe nigiye uburaramo, nabonye umugore wawe ari mwiza, wowe urarana n'abandi ku gicaniro, kandi ukabyemera. Ko yari umwami adutegeka ku bintu byose. Yesu yaje iteka, iyo tuvuze ngo ubwami bw'Imana nukuvuga ngo Imana iragutegeka on everything, kuri buri kintu. Ariko usanga muri kino gihe twebwe dufite twarayikatiye, turabwira ngo ujye utegeka ibingi, ariko ibisigaye n'ibyanjye. Ntabwo ariko bigenda. Yesu yaje yamamaza ubwami bw'Imana. Icya kabiri kiranga ubwami bw'Imana, iyo Imana yabaye umwami idutuburira byose. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo naraje kugira ngo bagire ubugingo kandi bagire bwinshi, life abundant. Idutuburira byose. Turaza kubireba muri izi nkuru twasomaga kandi twihuta, kuko Imana ni provider, niyo itugaburira, niyo idutunga katubeshaho. Icya gatatu kiranga ubwami bw'Imana, Imana ihinduka umurinzi wacu, ikaturinda mu buryo bwose. Ukabuzi ngo bugenda rinzwe, ndashinganye kuko ndi mu bwami bw'Imana. Haleluya. Icya kane, ubwami bw'Imana burangwa n'ubusabane bwuzuye. Imibanire yacu n'Imana ikaba imeze neza. Ubundi umuntu yabanaga n'Imana, Imana ikajya imugenderera bakavugana, ubusabane busesuye. Noneho umuntu akanagirana n'ubusabane nawe ubwe, akajya agenda yumva afite impagarike, yumva ntacyo yishinja, akajya agenda umutima we n'ubwenge bwe n'umubiri we bigendana. Muri kino gihe usanga abantu benshi basatuyemo kabiri. Umusenyeri witwa Kivengeri yitabye Imana, kera yajyaga avuga ngo every man you meet on the street is a walking war. Ngo buri muntu wese muhurira mu muhanda ni intambara itembera. Muri gihe haba harimo urusaku. Bari wabona umuntu agenda yivugisha, uriya muntu ko mbona kubita gatoki arimo arabwira nde afite ikihe kibazo. Muri we ni intambara itembera, kuko nta mutekano, nta busabane afite muri we. Na benshi mushobora kuba mwicaye hano mu rusengero, rega hari igihe ikibikwereka ko twese tumeze dutyo. Hari igihe wicara hano mu rusengero ukahasiga umubiri wawe, ubwenge n'ubwonko bikaba biri mu rugo, urimo guteka ifiriti, urimo gukaranga inyama, urimo konsa umwana, kandi umubiri uri mu rusengero kuko utarimo no gukurikira ibihabera. Divided, wacitsemo ibice. Ntabwo nta busabane nawe ubwawe buhari. Niyo mpamvu uzabona abantu bamwe biyanga. Burya muri wowe habamo ikintu, uzarebe iyo dutangiye gusaza twanga uko tumera, ukajya wireba mu ndorerwamo, ariko sigaye meze nabi. Waba uri umugore ugatangira kuzana bya bindi muhomaho ngo urirukana iminkanyaro, urayirukana ikanga kagaruka. Ntuzagira ibyago ngo ujye kuzuba hanyuma ari kwibutse yuko ihari. Erega n'abasaza natwe turagerageza. Njya mbona abantu b'abasaza nkanjye, yagiye muri salo, baragiye imvi bazikubitamo tenture, bamukubisemo kanta, bamukuriye pedicure na manicure, inzara barazisize, hanyuma hasigaye agasohoka ubona ari umujene. Ariko amwitegereza ukavuga ngo uyu mujene ko mbona uruhu rwe rudasa n'umusatsi, something is going wrong, hari ikintu kitagenda neza. Wakwiyakiriye ukura, ariko ukajya ugenda bakubwira ati muzeye ko ufite imvi,
utubundi iyo umuntu ashaje se asate asa n'ufite imvi nyine kuko ukiyakira mu buzehe n'ubukecuru bwawe. Ngaho nimugerageze mwihakane turebe. Trying to negate yourself ukihakana ariko bikanga. Hanyuma ubwo busabane bukanaba hagati y'umuntu n'undi. Uzarebe mu ijuru baratubwira ngo mu ijuru rwose urukundo ruzaba nirwo ruzasigara rwonyine. Hanyuma tukagirana n'ubusabane n'ibidukikije. Ubwo ni ubwami bw'Imana. Ibyo ngibyo rero icya gatanu bugaherekezwa n'imibereho myiza. Kurya ugahaga ukaba ufite rwose imibereho myiza, nta kigukanga, nta ndwara, nta rupfu. Ibyo ni ibimenyetso by'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu aho Yesu yagendaga hose yirukanaga amadayimoni, agakiza abarwayi, agatubura imigati, agatubura amafi, akabwira abantu ubutumwa bwiza, akabwira ngo nimuhindukire mutumbire Imana. Kuko kuva muri Edeni, umunsi Imana yirukanye Adamu na Eva muri Edeni, twese tuvuka duteye Imana umugongo. Twese. Kuko twavukiye hanze ya Edeni. Ariko ijwi ry'Imana riracyahamagara ngo hindukira. Kuko ririya jambo Yesu yaje yigisha avuga ngo mwihane, mu Gifaransa repentance, mu Cyongereza repent, mu Kigiriki ni metanoia. Metanoia bivuga ngo wagenda gugana ahangaha, Imana ikavuga ngo yewe uti ugahindukira ukareba ahangaha. Icyo nicyo bita kwihana. Wari uteye Imana umugongo, urahindukira ugenda uyisanga. Iyo ugenda uyisanga rero biriya bimenyetso by'ubwami bw'Imana bigomba kugenda byiyongera mu buzima bwawe. Haleluya. Ubundi itorero nicyo ngicyo ryagombye gukora. Ryagombye kuzana ubwami bw'Imana, ryagombye kubwiriza ubwami bw'Imana, abantu bakiyunga n'Imana, bamara kwiyunga n'Imana ibyiza bikabazaho, umwanda ukagabanuka, ubukene bukagabanuka, inzangano zikagabanuka, ibibi bikagabanuka, kwiyanga bikagabanuka, kwisuzugura bikagabanuka, kwiyahura bikagabanuka, ibiyobyabwenge bikagabanuka. Kubera iki? Kubera ko abantu bagarutse mu bwami bw'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero Yesu yasanze Petero ku ruzi, nibatubwira icyo yigishije, ariko yamugaruye mu bwami bw'Imana. Aramureba aravuga ati Petero, uriya Petero yarahangayitse. Wari wabona umugore ucuruza agataro, bikageza nimugoroba ugaparika ahantu akaza akakubwira ati boss, wantwariye izi nanasi ko nasize abana mu rugo, kaba nta kintu ufite mbagaburira, wambabariye ukazingurira kuri make. Jewe yambwiye gutyo kenshi, nanjye muzanira ubwami bw'Imana. Niyo ntazikeneye ndazigura kubera yuko ndamutuburira kugira ngo ubwo bwihebe bumuvemo atahajye kugaburira abo bana. Buriya mfete nicyo Yesu yakoreye Petero. Petero yari yicaye ngo arimo koza inshundura, ntacyo bafashe ijoro ryose. Arimo kuvuga atari ko se noneho wa mugabo ndamwishyura iki rwose? Narinzi ko ndi buroba amafi nkayafata nkishyura wa mwenda. Narinzi ko nintaha abana bari bugura imyenda. Narinzi ko nintaha umugore yari buhaha akabona ubufutu ukarya. Ubu se rwose ndatashye ndamubwira ngo twaraye turoba ntacyo twafashe. Ashobora no kutabyemera akagira ngo amafi nayagurishije amafaranga ndayarya. Rega burya Petero yari afite ikibazo. Wari wacuruza uhomba, wararanguye uhenzwe, ukamenya ukuntu wiheba. Noneho Yesu araza aramubwira ati Petero, igira imbere unaga inshundura. Wantije ubwato, nanjye henga nze nkuha umugisha. Buriya reka mbabwira ikintu kimwe, isomo rya mbere dukuramo hano, nutiza Imana ubwato uzitegure ko izabukuzuriza amafi. Haleluya. Nutiza Imana ubwato uzitegure ko Imana iri bukuzurizemo amafi. Icyo uhaye Imana ukakihereza iragitubura. Petero yabikoze atazi ko biri bumubere umugisha. Yesu aramubwira ati genda unagura urushundura. Buriya rero ikintu nkundira Yesu akunze gutungurana. Petero aramubwira ati mva rero nkubwire wa mugabo we, iby'inyundo n'imisumari n'imbaho n'ameza n'intebe urabizi, ariko iby'amafi ugaragaje ko rwose ntacyo uzimo. Twaraye turoba dufata ubusa, none urambwiye ngo ninigire imbere nagura urushundura. Enda nkwereke bantu mwese muri hano mu byumvi, ubundi nta muntu utekereza neza uroba ku manywa kandi ngo arobe mu nyanja hagati.
ariko ubwo uyu mugabo abivuze bimubarweho. Sinkorwe n'isoni abari nimuza kunseka muvuge ko ari wowe wabimbwiye. Mwumvise amagambo yamubwiye? Yaramubwiye ngo ubwo ari wowe ubivuze reka mbikore. Si uko yamwizeraga cyane, ahubwo nuko yatinyaga ko abantu baza kumuseka arimo gukora ibintu ubundi bitabaho. Icyambere nta uroba mu nyanja hagati, siho amafi aba. Amafi yose aba ku nkengero. Ababaye kuri Muhazi murabizi, ababaye ku Kivu murabizi, abaroba isambaza, abaroba amafi bayoroba hafi y'inkengero, ntabwo bajya mu ruzi hagati, siho amafi aba. Amafi arobwa hafi y'inkengero z'uruzi, kuko niho aba yagiye gushaka udusimba n'ibyatsi byo kurya. Arangije aramubwira ati ikindi cya kabiri, nta uroba amafi ku manywa y'ihangu, kuko mu mazi haba hari urumuri, ifi zirabona amafire yawe, inshundura zawe ziba zigaragara, ntabwo ifi ishobora kugwamo. Je ndi professional. Urari ibintu byinshi bitubuza umugisha kubera gutekereza professional. Tekereza ngo biriya bintu bavuga ngo ni ibintu by'abapastori gusa, ngo ntabwo bishoboka, ngo ntabwo byakunda. Imana ikabwira wowe nyumvira urebe ikivamo. Isomo rya kabiri riratubwira ngo ibitangaza bitangira gukoreka iyo twemeye iby'Imana ivuga. Haleluya. Ibitangaza bitangira gukoreka iyo twumviye iby'Imana ivuga. Kandi muzitegereze muri Bibiliya niko bigenda. Hari Yesu yabwiye abantu mu bukwe bw'Ikana y'i Galilaya, nyina araza aramubwira turabizi hano havutse ikibazo, aba bantu nta divayi bafite. Avuga ati se mama ibi tubigendanye mu dute koko? Jewe naje nje kwitahira ubukwe, ibyo gukora ibitangaza no gutuburana, kandi ngo nicyo gitangaza cye cya mbere yakoze. Ibi ngibi ubinzanye mute ko igihe cyanjye kitaragera? Aramubwira tumva. Abwira abandi nta nubwo yakomeje kujya impaka na Yesu, ntawe ujya impaka n'Imana. Yaravuga ati byari byose umutima w'uyu muhungu wanjye ndawuzi, ni umunyempuhwe, ntashobora kubona abantu bari mu kibazo, ntashobora kubona Petero yabuze amafaranga yo kwishyura umwenda, ntashobora kubona umugore wa Petero araye ubusa n'abana be bambaye ubusa ngo abiceho abyihorere, kandi afite ubwato, kandi ari hafi y'inyanja, ntashobora kubona abantu babuze divayi kandi afite ibibindi byuzuye amazi. Ndabizi hari icyo ari bukore. Aravuga ati gusa icyo abategeka cyose mu gikore. Murumva iyo principe, icyo abategeka cyose mu gikore. Mariya arigendera avuga ati ndabizi neza buriya hari ikintu kiri buze gukoreka hano, icyo abategeka cyose ni mu gikora murabona igisubizo. Mwambwiye ngo amen? Ariko mwambwiye ngo amen? Noneho ngo babandi agiye kubahima aravuga ati mureba biriya bibindi byuzuyemo amazi yo gukaraba. Bati ko biriya se bari buze kujabikamo amazi bagiye kurya amazi. Ati nababwiye ngo nimugende mudaha amazi. Ntabwo yabwiye ngo mugende mudahe divayi, ni mugende mudahari amazi muyashyire umukwe mukuru. Bagomba kuba bararebanye baravuga ati se use koko vreba iba dukoze nibiki, tudaha amazi tuyashyire umukwe mukuru? Amazi buzi. Ariko ngira ngo umukuru muri bo yarababwiye ngo ariko mwibuke uriya mu mama yatubwiye ngo icyo dutegeka cyose tugikore, nimureke tubikore. Niba tubaza ngo aya mazi kuki muyazanye, turavuga ko ari uriya mukecuru wabitubwiye n'uriya muhungu we. Baragenda badaha amazi, barayatwaye, bayatwaye akiri amazi. Noneho umukwe mukuru ngo asogongeye amazi ahita ahinduka divayi. Asogongera avuga ati iyi divayi se muyikuye he? Ngo ahindukirira umuhungu aramubwira ngo abandi bazana divayi mbi, abanzi nziza, imbi zikaza nyuma. Kandi murabizi mu cyaro niko twabigenzaga ni wacu. Iyo habaga habaye inkera, umuntu yarabanzaga akazana urwagwa ruhiye ruryoshye, abagabo batangira kuririmba rwahama, akazana za zindi zatemye. Agosha uru rwagwa turimo kunywa nirwo twahoze tunywa. Bataha tugutangiye gusinda, turabona atari ka gacuma, ni ka gacuma ariko si rwa rwagwa. Noneho ngo asogongeye divayi, amazi yahindutse divayi yumva iryoshye kuruta iyo bahoze banywa, kubera igitangaza cyakoretse on the moment, ku isogonda. Umugabo yashyize umuheha ku munwa asogongera, kuko ubundi kugeza uwo munota byari bikiri amazi. Ibitangaza byawe bizakoreka isogonda uzatera intambwe ukumvira. Haleluya. Namani burya Imana no mu isezerano rya kera irabikora. Namani yaje arwaye ibibembe ajya kwa Elisa. Elisa aramubwira ati genda widumbure muri Yorodani 7.
ati vure matekereza narinzi ko ari busohoke akarembarembye ibiganza ku bibembe byanjye kuko niko aba professionals bakora abahanuzi bakomeye barembarembye ibiganza ntabwo bavuga amagambo gusa ntabwo banyohereza kwidumbura mu kidendezi narinzi ko ari busohoke hari ukundi nabyumvaga Elisa nta nubwo yasohotse ngo amubwire ati wa mugabo we oya yarabihoreye ariko abagaragu baramubwira ati ariko iyo agusaba ikintu gikomeye ntiwari kugikora kwidumbura muri Yorodani gusa turabizi wacu hari imigezi abana pafa ariko se kwidumbura muri Yorodani bigutwaye iki ko n'ubundi urwaye ibibembe kwidumbura muri Yorodani niyo yaba ari ibiziba bigutwaye iki genda widumburemo ibyo abategeka byose mu bikore aragenda aridumbura bwa mbere azamutse ibibembe biba biracyahari ati sinababwiye ati yakubwiye ngo ni 7 ubwa kabiri biza bikiriho ubwa gatatu byari bikiriho ubwa kane byari bikiriho ubwa gatanu byari bikiriho ubwa gatandatu byari bikiriho agejeje kuri 7 nkuko yabitegetswe azamutsemo babona umubiri we ngo wabaye nk'uruhinja haleluya ibitangaza bitangira gukoreka iyo dukoze ibintu uko Imana yavuze aho ubundi usanga abantu benshi bakubwira ngo ngo urumva njya mbibigisha hano yewe hari ibintu nize kera nkiri umuseribateri umunsi umwe narabyutse nari ntarabyuka nari nkiryamye umuntu witwa Nyirinzu yanyigishije isomo rikomeye cyane araza hagara kwidirya toko Antoine Igitaramo narinje kukubwira yuko nazamuye ubukode bw'inzu kandi ugomba kwishyura kuri uku kwezi bwazamutse ese mugabo we contract twari dufitanye kucyo uzamuye n'ukwezi kutarashira ati nazamuye inzu ni yanjye hanyuma uwo munsi nari ndimo gusoma ahantu muri Bibiliya mbwira Imana mva rero Mana ibi bintu uvuga niba ari byo niba ukubahishije ubutunzi bwe umugomorora imigomero y'ijuru sinkusabye kugomorora myinshi ariko umunsi nzaba mfite umugore ntihazagira umugabo umpagararira ku idirishya ngo akubite ku idirishya ryanjye ngo ambwire ngo byukunyishyure mva ngiye kujya nkora ibyo wambwiye nanjye ndaguha agatoki nzakora ibyo wambwiye nzarebe ko nawe uzakora ibyo ngusabye kuva icyo gihe ndatangira nkajya ntanga icya 10 ndibuka nkishyiriye padiri nabwiye padiri nje gutanga icya 10 urumva agenda ku isezerano ati cyo ni igiki icya 10 cy'umushahara wanjye ati twebwe tuzi ituro rya kiliziya tuzi n'ituro ry'umukristo titanga 2500 ituro rya kiliziya rimwe ku mwaka namupadiri ko nshaka kujya mbitanga buri kwezi oya yari umupadiri w'umuzungu ibyo ntabyo tuzi ibyo bya 10 ntabyo tuzi twebwe tuzi ituro rya kiliziya n'amatura asanzwe ndatera amahane n'uyu mugabo ugiye ku isezerano ryanjye rijyanye n'Imana nzajya ndishyira muri kariya ka box ni kanci imbere nzajya nyashyiramo ntegereje inzu hanyuma umwaka narongoyemo kugira ngo nkuru nyigire ngufi dore Imana rero ngo irakora hasi amafaranga ntabwo rero ukomeze sindatoragura amafaranga yewe nta nubwo ari n'abantu benshi bari bampa amafaranga menye yewe singiye kuvuga ngo ntawe urampa amafaranga kuko hari abantu bayampaye ariko ntabwo abantu bakunze kumpa amafaranga cyane cyane abazungu menye yewe mu maso hanjye hatabereye guhabwa amafaranga n'abazungu ntabwo abazungu bajya bakunda kumpa amafaranga sinzi icyo twapfuye ariko Imana irayampa ariko nicyo nenda kubabwira uwo mwaka narongoyemo Imana yanyeretse yuko ibyo yavuze nibyo ikora ibyo yasezeranije nibyigenderaho ntabwo ari logique yewe nta logique ngiramo umuntu yarambwira ati ubwo ngubwo ubonye miliyari wayitangaho icya 10 wazansengeye bikaba ahubwo nibwo natanga menshi kuko miliyari ntanzeho miliyoni 100 n'ubundi nasigarana miliyoni 900 ntacyo naba mbaye abantu benshi rero niho mutekereza nabi iyo amafaranga yabaye menshi mwanga kuyatangaho icya 10 reka ngo ntawatanga miliyoni Imana yaguhaye miliyoni 10 uyimimwe uyu utanze miliyoni 1 kuri miliyoni 10 usigarana 9 zishobora kugutunga umuntu wacuruje agataro akabona 1000 yatanzeho 100 asigarana 900 nta nubwo bishobora kumugaburira ntabwo bigura umugati umwe muri uyu mujyi wa Kigali ariko mbona abakene nibo batanga ibya 10 abakire bo hari ukundi babitekereza hari ukundi babyumva oya giye hari ukundi byumva Mana oya hari ukundi byumva ntabwo ari uburyo byumva n'uburyo yabivuze wenda nimufate nicyo cya 10 nuko arwo rugero nari ntanze ko nashaka kukuba ubwo buhamya n'ikindi cyose Imana yavuze cyo cyumvira nkuko yakivuze niba Imana yaravuze ngo amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose
byizere ko ari bukwezeho ibyaha byose. Haleluya. Petero yaragiye araroba, anaze inshundura ziza zuzuye amafi. Isogonda yanaze mu rushundura, amafi yahise yizana mu rushundura. Icyakurikiyeho murakizi, yamaze kuzana amafi, apfukama imbere ya Yesu aravuga ngo igira hirya yanjye kuko ndi umunyabyaha. Repentance, yahise yihana. Aravuga ati ndabyemeye, unyeretse kuri Imana, yewe ndi umunyabyaha. Isomo rya kabiri, ubuntu bw'Imana yatugiriye nibwo buturehereza kwihana. Paulo yabyanditse neza, yandikira abo marego ngo bene data, ntabwo muzi yuko urukundo rw'Imana ari rwo rukurehereza kwihana. Igituma twihana tugahinduka nuko Imana yatugiriye neza. Ukajya uvuga ngo iyi Imana yangiriye neza sinzayivaho. Ariko abenshi Imana imaze kubagirira neza nibwo muyivaho. Repentance yacu izanwa nuko Imana idukunda. Icyatumye umwana w'ikirara agaruka iwabo ngo yibukaga yuko kwase n'abagaragu barya bagahaga. Aravuga tumva, aho kugira ngo mbe mushumba w'ingurube hano, ngiye gutaha njye kwa data mubwire ngo ibyo kuba umwana ndabizi narabyishe, ngira umugaragu wawe. Icyamusubije kwase nuko yarazi ko kwase habaye imbabazi. Urukundo rw'Imana, kugira neza kw'Imana, imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana nibwo buturehereza kuyigarukaho mu bwami bwayo, tukemera ko idutegeka. Icyo nkundira Yesu, adutegereje ko yadupfiriye. Ntabwo adutegereje ko afite imbaraga, ntabwo adutegereje ko ashobora kudushyira mu muriro, adutegekera kuko yadupfiriye, kuko adukunda. Haleluya. Petero arazamwikubita imbere aramubwira ati yewe ndi umunyabyaha. Igera kure aramubwira ati oya, si ibyo nshaka, ahubwo nyegera kurutaho. Ngwino nkutware, wajya guroba amafi, nkweretse uko baroba amafi, wowe noneho uzajya umfasha turoba abantu. Ngo Petero yamaze kubara amafi, amaze kuyoza, amaze kuyashyikiriza umugore, aramubwira turabizi madamu, uyu munsi nahinduye akazi. Haleluya. Mpinduye umuhamagaro, mpinduye akazi, ngiye kujya ndoba abantu. Umugore aramubwira ati se ibyo se bizagaburira abana? Ati ibyo byihorere, uyu mugabo namubonye avuga ijambo rimwe, niyo nazajya ndoba rimwe mu kwezi nzajya mbona amafi yo kugutunga n'abana, hasigaye njye kuroba abantu. Haleluya. Ni nayo mpamvu Petero yigeze kumubwira ati ubuse ko twasize byose tukagurukira. Aramubwira ati Petero don't worry, uwasize ibyo yari afite byose akankurikira azahabwa ibyo ngibyo inshuro 100 muri ubu buzima, n'ubugingo buzazahabwa ubugingo buhoraho. Umva Yesu wacu. Haleluya. Isomo rindi rikomeye tubonamo ari naryo ndangirijeho, Yesu ni umwami, Yesu ni Imana. Buriya Yesu yeretse Petero aramubwira ngo iyi si n'ibirimo byose ndabitegeka. Murabizi kiriya kibazo Petero yari yagize na Mose yarakigize muri cya gice cya mbere badusomeye mu kuva nako mu kubara. Yahagaze imbere y'Imana arayibwira ngo mva Mana, urambwira ngo uzagaburira aba bantu bahinyama bazirye bazihage, ngo niyo wabaga intama n'inka dufite hagati muri twebwe ntizabahaza ntiwabona n'intongo. Imana iramubwira ngo yo, ari ikintu utazi, ukuboko kwanjye kuracyafite muscle, ntabwo kwabaye kugufi. Kera abana banjye bakiri batoya bajya bambwira ngo papa kora muscle twitendekeho, nkagira gutya bukitendeka avuga ngo papa afite muscle. Buriya rero n'Imana iratubwira ngo nimwitendekeho, mfite muscle zishobora kubatunga, mfite muscle zishobora kubahaza, mfite muscle zishobora kubabeshaho, mwe nimunyegere gusa munyizere. Mose aravuga ati izo nyama sinzaho uzazikura. Umva igitangaza Imana yakoze, ngo yahushye inkware, muzaho inkware zavuye, musubire mu gitabo cyanyu murebe ngo zavuye hehe? Mu nyanja. Mwari mwabona inkware mu nyanja? Ubundi mu nyanja habamo amafi, ubundi mu nyanja habamo ibindi bintu bigenda mu nyanja, ariko inkware ngo umuyaga warahushye, babona inkware zirazamuka mu nyanja. Hose izi nkware Imana yafashe amafi yahindura inkware, ziraza ngo zizimagiza inganda ahantu umuntu yagenda iminsi 3 kugira ngo Imana yerekeye Mose ngo Mose, iyo umpaye agatoki nanjye ndagafata nkakwereka ko ndi Imana. Ngo noneho icyatumye uri Imana ibateza mugiga, aho kuyizera ngo biraye mu nkware, ngo barica bararunda barica. Kandi Imana yari yavuga ngo ntimukagire ubuhahara, Imana unigwa ujye utwara ibingana n'igifu cyawe. Babonye inyama rero bazigwa mu urwuba, barica inkware, barongera barica ngo bararunda baranika. Imana yavuga ati no, ibi ntabwo bihuye no kunyizera. Iyo munyizera mwajya mumbwira ngo turashaka ifi nkazizana. Buri ikintu cyari kutunezeza iyo bizera Imana. Yari yavanye inkware mu mazi, yari gukura amafi
mu butayu bakabona amafi arimo aragwa, noneho amafi asigaye ava mu ijuru. Baraduhemukira bariya Abayuda, ariko mwaretse tukabizamura, tukizera Yesu, tukareba uburyo atubura imigati, tukizera Yesu, tukareba uburyo atubura ibintu byose, tukizera Yesu, tukamubona akora ibitangaza, kuko ni umwami wa byose. Ubwami bw'Imana, Imana provider, iduha ibyo dukena byose. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Ariko biriya byose kugira ngo bishoboke, bishoboka kuko twahindukiye, na Petero yarapfukamye aravuga ati mwami ndabyemeye ndi umunyabyaha, mbabarira. Icyakari bishoboka iyo duhindukiriye Imana, ibyo yadutegetse tukabikora. Turashaka kugenda uko twishakiye kandi tugashaka kurya umugisha w'Imana. Ntabwo uzarya iby'iburyo n'iby'ibumoso, mu bwami bw'Imana haba umwami umwe. Iyo wagiye gutera ibiraka kwa Satani arakubwira ati sawa, aho wiriwe bakugaburire. Ntibizagutangaze nugenda ukundi, ntibigende nk'uko Imana yavuze. Egera Yesu, akubera umucunguzi, akubera umwami, nurangiza umutegerezeho gukora ibyo yagusezeranije. Dusenge Imana. Ariko niba wicayemo hano uyu munsi, ukaba wumva ubuzima bwawe buri mu kajagari, ukaba wumva ubuzima bwawe buri mu bwihebe, ukaba wumva ubuzima bwawe utari mu bwami bw'Imana, wowe ubikora uko ubyumva, zamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, numvise ijwi ryawe kandi nditabye. Amen. Ngaho worship team, haveho nka batatu cyangwa bane mufate zira mikrofone mufashe kuririmba agace k'indirimbo, nsaba abantu kuzamura ibiganza. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Dore uko nje nihebye, ibyaha byinshi byose ndabikuzaniye, aho binkureho. Nditabye Yesu, ndaje mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunganye. Zamura ikiganza cyawe aho wicaye, ubwire Yesu ngo mwami Yesu, ndaje nje uko ndi, n'ibyaha byanjye n'imitekerereze yanjye, ariko uyu munsi ndabizi uri muzima, uhembura ubugingo bwanjye, unyogesha amaraso yawe. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Ureba aba bantu bazamuye ibiganza imbere yawe, barakwemerera yuko batagenze nk'uko washakaga ko bagenda, barakwemerera ko bagenze uko bo babyiyumvira, kandi warabagiriye neza. None mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, ndasenze ngo imbaraga zawe zimanukire kuri iri teraniro, ndasenze ngo amaraso yawe adutwikire twese uko tungana, ndasenze ngo utweze udutunganye, niturangiza tujye tugenda nk'uko uvuga, kuko aho niho tuzabonera ibitangaza byawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ibitangaza bitangira gukoreka iyo dutangiye kugenda nk'uko watubwiye, ibitangaza bitangira gukoreka iyo tuvuye mu ko twebwe tubyumva, ahubwo tukajya mu buryo ubyumva. Reka imbaraga zawe zimanukira aha ngaha, kandi ntibibe uyu munsi gusa, ahubwo bihinduke umuco, bihinduke gahunda muri iri torero. Buri munsi tubona abantu bahinduka, buri munsi tubona abantu bakumvira, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, ubwoko bwawe butuburirwe imigisha. Imbaraga zawe zikorere muri twe Mana, wumve gusenga dusengeye aha ngaha, kandi ujye utugirira neza iteka ryose, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.